bityo dukwiye kuba ari we twishingikiriza mu gusaba kwacu, tukaba ari we dusaba, kuko abandi bose batari we bafite inenge. Hari ibyo wabasaba badafite, hari ibyo wabasaba ntibakuzurize nk'uko ubyifuza, ariko Allah niwe utwuzuriza ibyifuzo byacu byose tumusabye. Niwe twiringira tukamusaba akaduha byose tumusabye, kandi ntihagire ikigabanyuka mu byo atunze no mu bwami bwe subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bavandimwe mukurikiye YouTube channel ya Maktabatul Qalam, twongeye guhura tubishimira Imana yo idushoboje kongera guhura tugihumeka umwuka w'abazima. Turasabira kandi amahoro n'imigisha ko byasakara bikanahundagara ku wasozereje intumwa n'abahanuzi ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Twongeye guhura mu gitabo cyacu Mukhtasar Fiqhul Asma'il Husna, aho twigiraga hamwe, aho twasobanurirwaga, twigishanyaga ibisobanuro by'amazina meza ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo tumenye n'uburyo dukwiye kuyifashisha mu kumusaba no kumugaragira. Twabonye ibisobanuro by'amazina atandukanye mu bihe byatambutse, ndetse tugerageza no gucengera no kumva inyungu bitumariye, bidufasha igihe tugaragira Allah, igihe twigiga Allah subhanahu wa ta'ala twifashishije aya mazina. Uyu munsi turaganira ku izina As-Samad. As-Samadu naryo ni rimwe mu mazina meza ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tugerageze kureba aho ryaje muri Qur'an n'icyo ryabaga rigamije. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Al-Ikhlas aratubwira ati qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Iyi ni sura twese tuzi, n'umuntu ugitangira kwiga ubuyisilamu niryo aheraho yiga. Ibisobanuro by'iri zina ni ibihe? Izina Samad bivuze mu rurimi rw'icyarabu As-Sayyidul Azim, ni nk'umutware uhambaye uhebuje, alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi. Allah utunganye, Allah umutware, Allah subhanahu wa ta'ala, bwaba ari ubumenyi bwe, bwaba ari ubushishozi bwe, bwaba ari ubushobozi bwe cyangwa se icyubahiro cye cyangwa se ubuhambare bwe, birahebuje, nta nenge wabisangana. Allah subhanahu wa ta'ala niyo tuvuze ko ari umwami, ubwami bwe burahebuje, nta nenge. Niyo tuvuze ngo niwe mumenyi uhebuje, arahebuje mu bumenyi bwe kandi nta nenge cyangwa se kudatungana wasangana kimwe muri ibyo biranga Allah subhanahu wa ta'ala. N'ibindi bisingizo byose biranga Allah subhanahu wa ta'ala biri ku rwego ruhebuje, mu gihe ibindi biremwa usanga hari inenge no kudatungana no kutanoga no kutuzura. Ibya Allah subhanahu wa ta'ala biruzuye kandi birahambaye. Fahuwa wasi'u sifati. Allah subhanahu wa ta'ala afite ibisingizo bihebuje kandi byagutse kandi bitunganye ndetse bihebuje. Hanyuma uwo Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi samadat ilayhi jami'ul makhluqat, uwo utunganye ibisingizo bye bihebuje ni nawe ibiremwa bye byose bikwiye kwishingikiriza no kwambaza no gusenga no kugaragira no gusaba mu buryo ubwo aribwo bwose twamusabamo. Iri zina rero Ibn Jarir At-Tabari ni umwe mu basobanuzi ba Qur'an, arazwi cyane mu biga ubumenyi bwa Qur'an. Ibn Jarir At-Tabari mu kudusobanurira ibisobanuro by'izina Samad
yifashishije imvugo ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, yaravuze ati as-samadu, iyo tuvuze izina rya Allah subhanahu wa ta'ala samad, huwa sayyid, niwe bwana, niwe mutware, niwe mugenga wa buri icyo ari cyo cyose, alladhi qad kamula fi su'dadihi, bwaba ari ubutware bwe buratunganye, washarifu alladhi qad kamula fi sharafihi, ndetse niba ari umunyacyubahiro icyubahiro cye kirahebuje, wal azimu alladhi qad kamula fi azamatihi, nituvuga ko ari n'umuhambare afite icyubahiro gihebuje, icyo cyubahiro cye nta nenge wagisangana. Wal halim, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala niwe ushishoza, alladhi qad kamula fi hilmihi, Allah subhanahu wa ta'ala no mu bushishozi bwe buba buri ku rwego ruhambaye. Wal ghaniyyu alladhi qad kamula fi ghinah, ni nawe mukungu, ni nawe ukungahaye kandi mu buryo buhebuje. Wal jabbaru alladhi qad kamula fi jabrutihi, Allah subhanahu wa ta'ala niwe ukwiye igitinyiro kandi nabwo mu buryo buhebuje buzira inenge. Wal alimu alladhi qad kamula fi ilmihi, ndetse ni nawe mumenyi uhebuje mu buryo buzira inenge. Wal hakimu alladhi qad kamula fi hikmatihi, ni nawe Allah subhanahu wa ta'ala ushishoza ariko mu buryo buhebuje buzira inenge. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i sharafi was-su'dadi wa huwa Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala rero ibyo bisingizo bye byose twize tumuvugaho tumusingizamo biri ku rwego ruzira inenge, utasangana inenge iyo ariyo yose. Iki gisingizo rero cyangwa se izina rya Allah subhanahu wa ta'ala turisanga muri surati al-Ikhlas, twese tuzi. Iyo tuvuga ngo Allahu samad, tuba tuvuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala uyu dukwiye kugaragira no gusenga, ni nawe nyiri ibisingizo bihebuje, ni nawe dukwiye kwishingikiriza kuko nta nenge afite, n'umuziranenge subhanahu wa ta'ala, nta nenge iyo ariyo yose wamusangana. Bityo dukwiye kuba ariwe twishingikiriza mu gusaba kwacu, tukaba ariwe dusaba, kuko abandi bose batari we bafite inenge. Hari ibyo wabasaba badafite, hari ibyo wabasaba ntibakuzurize nk'uko ubyifuza, ariko Allah niwe utwuzuriza ibyifuzo byacu byose tumusabye, niwe twiringira tukamusaba akaduha byose tumusabye, kandi ntihagire ikigabanyuka mu byo atunze no mu bwami bwe subhanahu wa ta'ala. As-salafu salih, abatubanjirije mu kwemera no gukora ibikorwa byiza, niki bavuze kuri iri zina as-samad turi kwiga hano muri aka kanya? Ibn Abbas we twari duhereho, na Ibn Jarir at-Tabari yifashishije, ndetse na Mujahid n'abandi bamenyi batandukanye basobanuye izina samad, rimwe mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, baravuga ngo alladhi la jawfa lahu, nta cyuho wasangana Allah subhanahu wa ta'ala mu bisingizo bye bihebuje. Abandi baravuze ngo as-samad alladhi yusmadu ilayhi fil hawaij, niwe wirukirwa, niwe tugana, niwe dusanga no mu bihe tumukeneyemo n'igihe dufite ibibazo bidukomeye. Wa qala radiyallahu anhu, Ibn Abbas adusobanurira ko as-samad as-sayyid alladhi qad intaha su'daduhu, niwe mutware, niwe mugenga, niwe dukwiye kwirukira, kandi icyo gisingizo nta wundi yagisangije mu biremwa bye. N'abandi bamenyi bagiye batandukanye bagiye basobanura izina samad, banatwereka ubuhambare bwaryo, banagaragaza ko ari nta wundi ukwiye kwitwa iryo zina kuko ryihariwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero mu kumusaba kwacu tujye twumva ko uwo dusaba ari nyir'ubutungane, ariwe nyir'ukwishingikirizwa, ariwe dukwiye kugana no kwirukira, kuko umugannye ntacyo yamuburana. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar
inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Dhariyat yagaragaje yakoresheje inyito kwirukira, fafirru ila Allah, mwirukire Allah subhanahu wa ta'ala kuko muramugana, muramusanga bakire, n'amakosa n'ibyaha byanyu byose mwaba mwarakoze arabakira, kandi icyo mumusabye cyose arakibaha. Allah subhanahu wa ta'ala iyo umwiringiye ukumva ko usaba ari nyir'ubutungane kandi yaguhaye aguha atagera, icyo usabwa gusa ni ukuba ari we ugaragira wenyine, kandi ukaba ari we wiringira wenyine, kandi ukumva ko ugana ibisingizo bye bihebuje bitandukanye n'iby'ibiremwa byose. Dusoreze kuri aya muri surati al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, cyangwa se muri surati Ghafir nanone iyo aya imeze nk'ayiragaruka igaragaza ko uwo dukwiye gusaba ari Allah subhanahu wa ta'ala. Munsabe nzabumva, munsabe nzabaha ibyo musabye. wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li. Tugire istijaba, twumvire Allah, dukore ibyo yadutegetse, twitandukanye n'ibyo yatubujije, tumushimishe, dukore ibikorwa bimushimisha. Icyo gihe nitumusaba azadusubiza, kandi nadusubiza azadusubiza nta kugera, nta kutugabanyiriza mu byo twamusabye, kuko yumva uwo ari we wese umusabye. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin.